mbikuje ibihumbi 75,200 kuri iyi app ngiye kubereka. Icyo musabwa ni ukunkurikirana 5/5, ubundi nkabereka intambwe ku ntambwe uburyo ubikoramo utuje kandi ukabona amafaranga menshi cyane kurusha umukozi wa leta. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy nkubwira ngo niba wageze hano, icyo usabwa ni ukureba video irangiye ubundi ugatangira guhembwa amafaranga. Nyuma yo kureba iyi video, amafaranga menshi cyane aruta ay'umukozi wa leta, ni amafaranga ntangaje cyane ntigeze nkorera mu buzima bwanjye. Ku munsi w'ibihumbi 72,200 ni amafaranga menshi cyane. Niba wageze hano kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Nibyo rero wahageze, ni Pero TV Happy nahageze. Benshi bakubwira ko online gukora amafaranga byoroshye cyane, nibyo. Ariko niba uteganya kunguka, wunguke ko ugomba guteganya no guhomba. Suppose ko uri umunyeshuri bagwaye minerivare, muzi STT, abantu babetinze kuri STT, nanjye nibyo nakinye cyane, narungutse yari imaze amezi 6 ariko nari imazemo amezi 3. Muri yo nari maze gukuramo ayanjye narariye, ahubwo nari nangiye kugura ayandi marobot arenze kugira ngo nongere umushahara, nibwo bandiye ayandi mafaranga menshi cyane. Nuko bigenda. Uri umunyeshuri bagwaye amafaranga iwanyu mu rugo cyangwa se ababyeyi bawe, wakinye urarya uyu munsi, bayifunze umaze gukuramo ayabo izi app ziri gutera. Urongeye haje iyindi, ukigeramo yari imaze amezi 3, muri ayo mezi 3 winjiyemo umunsi wa 2 wa 3 bahise bayifunga utari wagaruza n'ayawe, yose barayariye kandi mu rugo bagwaye amafaranga. Izo nizo risike ziba zirimo no zavamo no kwiyahura. Mbabwira ngo mwitondere gushora business za online. Mbere yo gushora business za online, banza ucekinge niba ufite umutungo uhambaye mwinshi cyane ku buryo niba kurya. Ariko nanone kubetinga cyane iyo bimaze kugera addicted, kwangiriza cyangwa se kukwataka. Nanone ubutunzi bwose waba ufite, hari umugabo nzi duturanye yari afite inzu nziza, igipangu n'imodoka, yarabetingaga cyane akarya ku makipe akubiye, ariko byarangiye ari ingegera ikodesha, asabiriza, n'inzu zose yarazibetinze kugeza n'ubwo abana n'umugore bamuta bakigendera. Kubetinga ni ibintu byose, iyo ubikoze cyane biba bibi. Iyo ibintu bibaye byinshi cyane ukabikora ukabigira akamenyero gahoraho, ariko iyo ubikoze mu gihe gitoya nutume bikwangiriza ukabikora mu gihe gitoya, nta cyatuma bitaguhira ngo ugire ubuzima bwiza ubeho nk'abandi. Kubetinga nta mvune zibamo iyo ufite amafaranga yawe, ariko birababaza ko wari ufite business kwinjiriza amafaranga, ufite n'abakozi ukabetinga bikarangira ugiye kuba umukozi w'abakozi wakoreshaga, cyangwa se abo wakoreshaga b'abakozi bawe ukakubera boss wawe, ugatangira ugasubira ku kiyede gutega indege bikanga. Kubetinga rero bitera indwara nyinshi cyane, indwara z'ubusazi zibamo no kwiyahura kubera gutekereza ubutunzi. Uzareba abantu bari gufana babetinze, nabwo nanone baba bafite ibyishimo byinshi n'ibyago byo kuba bakwiyahura